Nongeye kuba ikaze kuri Mateka TV aho dukurikirana amakuru y'ibihugu bigiye bitandukanye ndetse amakuru y'ubwoko bugiye butandukanye. Kuri uyu munsi rero nabazaniye inkuru iteye ubwoba. Niba uzi neza ko ugira ubwoba cyane, nyaboneka wifate kandi wihangane kuko iyi nkuru irababaje cyane. Ni mu gihe inkuru yamaze kwamamara cyane mu gihugu cya Uganda, ndetse ni inkuru iteye ubwoba aho ababyeyi bakomeje gufata iry'uburyo ngo bitazagaruka ndetse bitazongera kuba mu buzima bwa Uganda, dore ko ari inkuru yabaye mu bintu bitunguranye, ndetse n'uwayikoze yari umuntu utunguranye utaregeze akekwaho kuba yakora mabi, ndetse cyane ko iperereza ryakomeje gukorwa ryasanze uyu mugabo ngo nta yandi makosa cyangwa se ibindi byaha bikomeye yaba yarakoze, yaba azwiho cyane kumwe n'abaturage bari bamuzi cyane nk'umuntu witonda, utuje, utagira menshi, kandi nyamara ngo nta bindi bintu yarazwiho by'amanenge ashobora kuba yatuma akora ibi bintu. Gusa ni inkuru ibabaje cyane. Ni inkuru ibabaje cyane. Uyu mugabo yitwa Christophe Okello. Uyu mugabo Okello Christophe ni umugabo wo muri Uganda aho bita muri Gaba. Uyu mugabo yakoze ibitangaza. Yaragiye ajya ku kigo yica abana. Wakibaza ngo yabikoze ate? Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe. Ese yaragamije iki? Kuki yabikoze? Ese ubwicanyi yabuteguye igihe kingana iki? Ese hakozwe iki nyuma yo kumenya ko yisha abana? Noneho igitangaje, uyu mugabo yisha abana ku manywa y'ihangu, abashinzwe umutekano bahari, abarimu bo ku icyo kigo bahari, ndetse n'abandi bana bagenzi babo bigana nabo bana yishe nabo bari bahari. Nyaboneka ntabwo ari buri muntu wese ugaragara neza ku isura ngo ni mwiza no ku mutima, si buri muntu wese ubona acishije make burya ngo ni mwiza, ngo aciye make mu mpande zose. Nyaboneka ibi bintu ntabwo byoroshye, aho abaturage bose ubu ngubu bari mu kiriyo. Mu gihugu cya Uganda habaye icyo bita kwibuka, aho bakomeje kwibuka aba bana bane bishwe, cyane ko yari n'abana bato cyane, yari abana bato cyane. Ibi ngibi bikaba byabayeho mu buryo bwo bugaragaza ko nyaboneka nta mikino iba mu gihugu cya Uganda, nubwo bakomeje kujya bababwira ngo muri Uganda habaho ibintu bita gusadaka cyangwa se gutanga ibitambo by'abantu mukagero n'imikino. Nyuma yuko uyu mugabo yagejejwe mu rukiko, habayeho suspension cyangwa se habayeho suspicion yo kuvuga ngo uyu mugabo ashobora kuba yari ari kugira ngo atambe aba bana. Dore inkuru rero yose uko yagenze. Iyi ngiyi nandi kubabwira yari nk'inshamake, yari testify, yari ukubumvisha ukuntu ibintu bimeze, ariko noneho reka mbahe inkuru yose tuyihere mu muzi tugere imuzingo. Kandi niba utari wakora subscribe, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe, like, nurangiza na sharing iyi nkuru, kuko iyi nkuru yuzuyemo ikigishwa kinini kandi harimo inama ikomeye cyane ikomeza kugaragaza uburyo dukwiye kwirindira abana bacu, ndetse n'ibigo bikwiye gufatiraho isomo ridasanzwe ryo gucunga abana, yuko ibi ntago bisanzwe. Abana bane kwicwa n'umuntu umwe, bishwe mu kanya kamwe, nta mpamvu igaragara ndetse nta mikino irimo, kandi ari ku manywa y'ihangu, ni ibintu bitanga isomo ridasanzwe. Ese wakibaza ngo guverinoma yo muri Uganda yari irihe? Polisi n'abashinzwe imitekano bo hasi, ese abo ku kigo bo byari bimeze gute kugira ngo harinde hapfa abantu bane? Ese ugira ngo ahubwo umuntu wakoze ibyo bintu we apima ibiro bingahe? Afite imbaraga zingana iki? Yakoresheje imbunda se? Icyuma iki ngiki gisanzwe cyica ingurube n'ihene nicyo yakoresheje yica aba bantu. Reka rero twinjire muzingo tuzamuke iyi nkuru, ndaza kubashyiramo video, ntucike intege. Nyaboneka reka tubanze commenting tunavuge kuri iyi nkuru. Ese urumva ibi bintu bimeze bite? Ese uyu mugabo aramutse abaye ari mu gihugu cyacu mu Rwanda yakorerwa iki? Igihano cya nyacyo akwiriwe ni ikihe? Ese nawe yicwe nkuko yisha abo bana? Bamutwike se? Ese babigenza ute? Buribaza ko ibyo bibazo as we are continuing dukomeze tunavuga kuri iyi nkuru. Dore uko byagenze rero. Kuva ku itariki ya 30 kugera ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa kuva ku itariki ya 30 kugera ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu habayeho imyiteguro idasanzwe. Uyu mugabo ubwo yicaye agapanga gahunda ze zari zarapanzwe kera akazicumbura. Yabikoze ate rero? Yagiye mu isoko agura ibyuma
ibi ngibi bikomeye byo kwica cyangwa se byo kubaga, reka ariko tubivuga. Iryo ni iperereza ryakozwe na polisi nyuma yo kubona aho yaguze icyuma yifashishije arimo yica aba bana bari bari ku kigo cyabo barimo biga. Ahangaha yari ku itariki ya 30 kugera ku itariki ya 31, aho yakodesheje imodoka yo mu bwoko bwa RAV4 azifashisha mu buryo bwo gutoroka no kwirukanka mu gihe yaba yokejweho igitutu nyuma yo gukora igikorwa cye cyo kwica abana. Nyuma yaho ntabwo byahagarariye aho ngaho. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 4 2026 ariwo uyu mwaka turimo, yagiye kuri iki kigo cyo bita daycare. Iki kigo cya daycare kikigeraho yagiyeho nk'ugiye guperereza cyangwa se kubaza amakuru, kumenya byinshi kubyerekeranye n'iki kigo n'uburyo yakifashisha, aho azaca yinjira n'aho azaca asohoka. Wakibaza ngo yabikoze ate? Yinjiye mu kigo, ageze mu kigo abaza ibiciro by'umwana yawabaje kwiga ku icyo kigo ari ubwa mbere, yabataha cyangwa ba mu kigo, bamubwira ibiciro. Yitwaye nk'umuntu ugiye kwandikisha umwana we, maze abaza ibiciro. Amaze kubaza ibiciro barabimubwira, igihe binjirira barakimubwira, n'igihe basohokera, na serivisi zose ziba ku icyo kigo, amazina y'umuaskari cyangwa se y'umurinzi wo ku kigo aramubwira, head teacher cyangwa se umukuru w'ikigo, byose ahava afite amakuru yuzuye gatanu ku kandi. Amaze gufata amakuru ahagije arataha. Ntabwo yatindijemo umunsi ukurikiye, ariho ku itariki 2 z'ukwezi kwa 4 2026 uyu mwaka ariwo turimo, yasubiye ku icyo kigo, asubirayo yiteguye neza, maze agenda nk'ugiye kwandikisha umwana. Mbere y'uko yinjira yigaragaje nk'umubyeyi uje ku kigo, yarari gupretendinga cyangwa se kwigira nkaho ari umubyeyi w'umwana runaka. Aza ku kigo nk'umuntu uje kwandikisha umwana we. Akigera ku kigo yabigenje ate? Yakinguye gate arinjira. Amaze kwinjira mu kigo nta kindi yakoze, yasubiye inyuma, yasohotseho gatoya nk'uganiye hanze kwihagarika, arongera yikoza hanze, aragaruka ahita afunga gate cyangwa se afunga urupangu, afungirana askari cyangwa se gatekeeper, ucunga urupangu cyangwa se ushinzwe umutekano ku icyo kigo, amukingirana hanze. Maze akuramo icyuma cye yaguze ku itariki 31, maze akuramo icyuma cye yari yaraguze, ahita atangira kujombagura ibyuma abana b'abanyeshuri. Intambara yari idasanzwe, aho abana 4 bahapfiriye, maze uwagerageze gukiza iyo ntambara nawe wari umwarimu, akaba yarahakomerekeye bikomeye cyane ndetse bitoroshye. Ubwo yageragezaga kukiza, n'abandi bana batera kamo cyangwa se akaruru babwejagura, uwari hanze nawe ntiyabashaga kugira icyo akora. Direct imbere y'uko umugabo wakoze ayo mabi cyangwa se wakoze icyo cyaha yashatse kwirukanka, ababyeyi ndetse n'abaturage bari baturiye aho hafi bumvisha urusaku n'ibyabaye, baje birukanka buzura ku icyo kigo baza gutabara. Umurezi cyangwa se umwarimu wari uri aho ngaho agerageza kugira ngo abe yakiza iyo ntambara, yabashije kuba yabikora koko, atabara iyo ntambara, arakingura, ababyeyi barinjira baramufata. Aho yari mbere y'uko polisi cyangwa se abashinzwe umutekano bahagera. Abashinzwe umutekano abaturage bari baraho, nk'uko mubizi Uganda ifite imico yo gutwika abajura ndetse n'abandi banyabyaha bagiye batandukanye. Uyu mugabo nawe direct bahise bamucira urwo kumwica, bari bagiye kumwica. Iyo polisi itahagera vuba kari kabaye. Batangiye kumukubita bagira ngo bamwice, byihuse Imana y'ibirahageze baramutabara. Polisi biraje. Polisi cyagera bahita bamutwara mu bashinzwe umutekano. Abashinzwe umutekano muri aka kanya nibo bari gukurikirana ikirego cy'uyu mugabo. Gusa abaturage bo bakubita agatoki ku kandi, ndetse berekana ko bagize igihombo kuba batarisha uwo mugabo ako kanya. Wakibaza ngo ese mu rukiko byagenze bite? Baramufunze uyu mugabo. Ageze mu rukiko yahakanye ko atigeze akora icyo cyaha. Ese ibintu bishoboka gute? Umuntu wifatiwe n'abaturage, warwanye n'umurezi w'ikigo ku kigo, wafungiranye askari cyangwa se wafungiranye ushinzwe umutekano ku kigo, ndetse abaturage bose bakaba baramubonye, abanyeshuri baramubonye ndetse n'abashinzwe umutekano n'abarimu, ahakana ate ko yakoze iki cyaha?
rero komeza ukore subscribe kugira ngo tubashe kubagezaho inkuru ku nkuru, cyane ko uyu mugabo akiri mu rukiko ndetse afite byinshi akiri gukurikiranwaho. Turaza kubigarukaho ndetse tuvuge byinshi ku bijyanye n'iyi nkuru ya hano muri Uganda. Musaba rero kutava ku murongo, kora subscribe, like ndetse na sharing iyi nkuru. Ahangaha nta handi wakura izindi nkuru atari ahangaha kuri Mateka TV, aho tubagezaho inkuru zirunze kandi zirimo umunyu ndetse n'isukari, ziryoshye kandi zifite gahunda zakoreweho ubushakashatsi. Muzigejejweho nanjye Rukundo Alex Mateka. Murakoze cyane.